kamere ku musani ubundi bari umuntu uteye n'ubwoba cyane banzo duhe akapera abakuri iki kiganiro bumve ko mu dufite harimo n'umusani harimo umuhanzi muri rusange. Banyarwanda dukunda u Rwanda kandi tuve mu mateshwa, hari benshi bafite ibigambo kenshi numva nkanapfuwesha ngo badufitiye urukundo rwinshi nka rumwe rwa Bihehe, ngo barashaka kutuvugira bari kuri kilometero 710, ngaho nawe mbwira hese ubwo batuvugira bate? Nabo barabuze ubavugira, gutaha byarabananiye ngo bagaruke mu rwababyaye, birirwa bayerera amahanga yarabacanze, nge sinzacukura iruhande, nge ndi kontre n'abayombye, sindi n'inyombya ngo nge ndayomba, nge sinzahisha ikiri ku mutima cyangwa ngo mvugire mu matama boshye utaranyweye amata kandi wacu zikamwa yera, harakabaho umusaza we warengeye abanyarwanda. Je ni Dig Dog aka Dictionnaire aka umusaza n'umusaza aka Dictionnaire umusaza n'umusaza. Bimeze bite? Turashima Imana yo mu gihugu cyo mwijuru. Egera mikro utubwire umeze gute? Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mwijuru. Amen. Mwijuru zaba igihugu? Yes. Gira ngo mwijuru nyine mwijuru gusa nta gihugu gihaba. Uriya ugaramutse ari igihugu ashobora kuba hariyo n'intara n'imidugudu, hariyo n'abayobozi b'imidugudu. Ntekereza ko hari igihugu kubera ko rugero natanga, sintekereza ko umujyi Mose azicaraho nk'umuntu Imana yahaye amategeko 10, cyangwa se Dawidi wishe Goliyati ko ari wo mujyi nanjye nzaba ndi. None se twese gira ngo abantu bazagerayo bazahabwa kuko kugira mu ijuru bisaba nyine n'ubuntu bw'Imana, sibyo? Ntekereza ko tuzahabwa uburenganzira bungana kwa data. Siko bavuga ngo ni kwa data ni mu ijuru se? None ubwo Mose se nawe ntazaba ari kumwe na data? Ntabwo rero ntekereza ko intebe Mose n'intebe Dawidi n'intebe Samson n'abandi baye ntekereza ko azaba ari imwe. Bro, ngewe numva itazaba ari imwe kabisa siyeko. Agita Dig Dog urakoze cyane. Ntabwo wumva kuzicara ku ntebe imwe na Mose? Iyo peti nayo mfite kabisa. Ntabwo umuntu warambuye inguni hejuru y'inyanja amazi agacikamo, nanjye Digi wahoraga ku mavi mvuga ngo Mana uzantabare. Ndumva bitaho ubuzima usanzwe. Ubwo ari nk'u Rwanda, tubwishwe n'u Rwanda. Mose agahabwa wenda kuba ari muri Kigali, ubwo ushobora kuzaba uri nkahe? Njyewe nshobora kuzaba ndi nko mu Kinyaga. Nyamasheke na Rusizi. Of course. Ariko ni mu mujyi wunganira Kigali. Ntago waba uri kure. Tugaye ikaze Dig Dog. Tukwikananda batumirwa. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Alexis Stone, producer. Murakoze cyane. Rero umuvandimwe hariya. Murakoze cyane. Amazina yanjye nanjye nitwa Niyonkuru Pasteur, niyo mazina yanjye. Niyonkuru Pasteur. Pasteur. None se Pasteur ngira ngo ni titre umuntu ahabwa kubera ko ari mu Pasteur. Wowe ni izina ryawe? Ntabwo ari titre umuntu ahabwa nk'Upasteur gusa kuko hari abo nzi nanjye twitirana. Pasteur. Ba Pasteur. Cyangwa bwa mbere umuntu witwa Pasteur ku byangombwa. Yewe barahari. Ubona Pasteur wanyawe. Abandi yabagari titre. Urugero ni izina ryawe. Urugero nka Pasteur Bizimungu ryari izina rye Pasteur bwite. Nanjye rero Pasteur niryo zina ryanjye bwite. Naho Pasteur. Niyonkuru Pasteur. Niyonkuru Pasteur. Okay, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Sone ni umuproducer. Mwebwe? Ngewe uyu ni umuvandimwe Alexis Stone, ni umuvandimwe naje muherekeje gusa hari n'ibyo mufasha muri iGospel. iGospel. Kwe nkunda kubona ashyiraho ko mukorana muri studio. Duhere kuri studio Alexis.
studio uri umuproducer ukora mu karere ka Nyamasheke. Kenshi twakunze kumva Nyamasheke bavuga bati nta ba studio dufite. Uyu munsi dufite studio iri Nyamasheke. Mu mpamvu nyamuku twanagutumiye ni nuko benshi bagaragaza ko ari cyo gikomeye kuba kare nka Nyamasheke karimo impano zikomeye nka Big Dog n'abandi batandukanye abitwa ba Varada Gafra bagiye batwara irushanwa rikomeye nka Kinyaga Award ritangirwa hano mu karere ka Rusizi Nyamasheke na Karongi. Murakoze cyane kubw'iryo kibazo cyiza mumbajije. Studio yitwa IG Record Studio. Kutekereza kuzana studio igitekerezo cyaje nkimara kubona ko abahanzi baborwa no kubona indirimbo ziri karite zimwe nziza zishobora guhatana ku rwego nk'urw'izindi ndirimbo. Kandi nkimara kubona ko bagorwa no kubona bagorwa n'urugendo, niyo mpamvu nyine navuze ngo reka nzane studio yitwa IG Record Studio ifasha abahanzi by'umwihariko urubyiruko rufite impano ziba zarapfukiranwa. Urabyita gufasha ariko kenshi umuntu akora studio agerageje ashaka kubona amafaranga. Ni ubuhe buryo navuga ko ubyita gufasha? Muri gukorana gute? Uri kubafasha nyine nyakubafasha gusa cyangwa iyi ni business? Studio ni business mbona shimo amafaranga. Kubafasha ni kwa kubegereza studio hafi nyine bakabona aho bakorera ibihangano biri karite. Emaze igihe kingana gutegeze mu karere ka Nyamasheke studio? Bitewe no kubanza gushaka ubumenyi. Nabanje shaka ubumenyi burya ntago nakora ikintu nta bumenyi mfite. Ariko muri make mu gutangira byanyabyo bitangiye mu mpera za 2024. Kugira ngo nzane wa muziki uri karite umwe ukenewe cyane kuko usanga abahanzi benshi cyane bagorwa no kubona za ndirimbo ziri karite. N'iki wabonaga cy'icyuho cyari gihari muri Nyamasheke mbere yuko studio yawe iza? Icyambere cyo bagorwaga no kubona aho bakoreshereza ibihangano mu buryo buboroheye. Nicyo kintu cyambere cy'icyuho. Ugasanga na za mpano zirapfukiranywe zibuze ubushobozi bwo kubona aho nyine bakorera studio, aho bakorera indirimbo mu buryo buboroheye kandi butanabahenze. Uyu munsi navuga ko uturere twose hano mu Rwanda gahunda ya leta nuko tugomba kugera ku iterambere nta cyaro ntaki, ariko Nyamasheke navuga ko ni mu turere navuga ko tudafite ubushobozi buhari tugeranyije n'utundi turere nka Rusizi, Rubavu, Kigali, Musanze kubijyanye n'ubushobozi bw'abahanzi bahakorera. Ubona bizaborohera gukorera muri iyo studio uvuga ko iri ku rwego rwiza rw'ibisohoka mu karite y'ibintu byiza abaproducer beza, ariko hari abahanzi badafite ubushobozi? Bizaborohera kuko icyo nje gukora ni ukugira ngo nuruheze abo bahanzi mu buryo bufatika. Nubwo biba bihenze ariko ntago nasubiza y'impano inyuma. Bivuze ngo hari n'uburyo borohereza, hari n'uburyo duciringa tukaganira, ariko kugira ngo abone karite song, indirimbo ziri karite yifuza kandi zishobora guhatana n'indirimbo zindi z'ahandi hantu. Hanyuma mufatanya gute na mugenzi wawe? Egere mikoro tubwire mufatanya gute muri iyo studio? Ni IG Record Studio. IG Record Studio. Mufatanya gute bro? Murakoze cyane. Regera mikoro kwa kundi. Murakoze cyane, wenda hari icyo tabasobanuriye yegereze rwose. Murakoze cyane. Hari icyo tabasobanuriye, hari undi muntu utazanye utabonetse kuri impamvu z'akazi bafatanya muri mu bijyanye na music. Ngewe ikintu mufasha ni ibijyanye n'ubutekinisiye muri IG Records. Ubwo butekinisiye bifasha iki muhanzi waje gukorera muri IG? Ikintu bimufasha nuko kugira ngo abashe kubona karite cyangwa se ibikoresho dukoresha, nkabanza nkareba se ibi bikoresho microphone zimeze neza, ni ibintu bijyana na tekinoloji. Ni ibintu bijyana na tekinoloji muri
studio iri ku rwego rwa studio twumva mu mujyi wa Kigali, twumva ngo ni muri Country Record, twumva ngo ni muri ama studio atandukanye, reka ndeke kuyamamariza ahangaha, ariko nava ko ari studio iri ku rwego ukurikije nk'umuntu wo muri technique, ama micro mukoresha n'ibiki, ni studio iri ku rwego rwazo. ntabwo najya kure cyane, kuko iyo ndebye mbona ibikoresho dukoresha, mbona andi masidio nayo urebye ubona nta tandukaniro rinini cyane ririmo, kuko umuziki dukora hariya mbona nta tandukaniro ririmo n'umuziki dusanga wenda imiziki iba yakorewe za Kigali, mbona nta tandukaniro rinini cyane ririmo. Okay, Stone, uyu munsi ni iki navuga ko abahanzi IG Record bari Nyamasheke, bari Rusizi, bari Karongi n'ahandi hirya no hino mu gihugu bamaze kubona kuri serivisi mutanga? Uyu munsi hari feedback cyangwa se hari amaproduit, ndavuga abahanzi n'indirimbo mumaze kuba mufite, nkavuga muti dore sample z'ibyo twifuzaga nka IG Record muri Nyamasheke? Kabisa icyo kibazo ni cyiza cyane. Za ndirimbo ziri kariti zirahari, kuko ntabwo naza kuri radio mbure gutanga na proof, kuko hagiye umuntu ashobora kumva ikiganiro kuri radio akabaza ibyo ngibyo ni bya bintu byo kwivugira, ariko indirimbo ziri kariti ku buryo umuntu ashobora kumva akumva yacurangwa mu mabare, gacuranga mu bitaramo, kandi zifite sound nziza zimasterinze neza, zikoreye mu Nyamasheke. Ariko IG Record iri mu murenge, mu murenge w'Ubushekeri, harako kuri one and only. Ubushekeri ari studio nziza cyane rwose, imeze neza cyane. Ni sawa cyane. Uyu munsi ni uvuze ko ufite amasample cyangwa se ufite output, ngira ngo ibyamaze kuva muri studio nk'indirimbo ndetse n'abantu bari kuhakorera, ni band uyu munsi twavuga hano dushaka kubona ibihangano byabo. Umuhanzi wa mbere dukorana aho bita Giyani Hitmaker, niza ko muzi, indirimbo yitwa Agakwire, ni indirimbo ibica bigacika. Agakwire. Hari indi ndirimbo yitwa Wadigi ntiyapfuye, oyo turi kumwe Dictionnaire, ni indirimbo imeze neza cyane. Hari n'izindi nabuvamo, ama gospel arahari atandukanye rwose kandi ahagaze neza nk'izabandi rwose, kuko abantu baratungurwa bakibaza ngo izi ndirimbo ziri gukorerwa i Nyamasheke. Ikiva muri cyo kigaragaza abantu bajya gusuzugura mu ntara, kandi asanga ari n'umuntu uri kwibaza ngo umunyamakuru nka de ukorera mu ntara, mu ntara amafaranga. Icyo nabivugaho DJ, ara muntu ushaka kwanga ngo DJ nka Yves gukorera ngo mu ntara Rusizi. Come on, abantu mujye muvuga ngo studio ngo nziza ngo iri mu ntara, ibyo bintu ntabwo bibaca intege mwebwe mvuga, kumva nyine wanamugane wayikura mu ntara ukayijyana i Kigali. Iyi ni business, kuko nahawe amahugurwa, afite certificate ya business. Uyu umuntu entrepreneur yemeye kwakira risk, taking risk. Icyo ushaka nicyo nyine ufokasinga, kuba ufite ubushobozi bwo kuyijyana Kigali. Ariko se i Kigali kubera iki? Burya inyenyeri imurikira ahantu hawe nyine iragaragara. Niko bimeze. Ukoresha akantu keza k'abantu muri business, ukoresha ni SWOT analysis. Ibikenewe ni ibiki kugira ngo ukorere muri Nyamasheke? Strengths ibintu bihari bikenewe, intege zawe ziri, amahirwe hari muri Nyamasheke. Icyo navugaho nk'umutarize business, ubu ntabwo yakorera studio nk'inkora, ntabwo yakora muri Rusizi, Karongi na Nyamasheke. Okay, uyu munsi ariko IG Record irahari muri Bushekeri, muri Bushekeri hari ku buhinga, ku isatira buhinga rwose. Abahanzi bari muri Nyamasheke, ngira ngo uyu munsi bimeze neza. Muri make yanjyewe amahirwe navuga uyu munsi mfite, cyangwa se abahanzi bagenzi banjye bo mu karere ka Nyamasheke, Rusizi na Karongi, cyangwa se intara y'Uburengerazuba muri rusange, nuko hari umugabo ubwe umurebye physically wumva ibyo bintu atakabaye ananabijyamo, kuko iyo bavuze ngo umuntu abana n'ubumuga cyangwa afite ubumuga, afite ubumuga, benshi baridekuraje, akumva nta kintu ashoboye gukora kijyanye n'imyidagaduro, football ntiyayibamo, volleyball ntiyayibamo, umuziki n'ibimure, ugasanga bameze nk'umuntu nyine wigunze. Ariko Alexis Stone tukimara kuganira,
nibajije ukuntu yagize igitekerezo nk'umuntu ufite ubumuga bwo kumva ko agiye gushora amafaranga muri bizinesi ya muzika akarenga rwa rwego rwo gutekereza ngo sinshoboye mpita mbona ko ikintu cya mbere yagaragaje ko n'abafite ubumuga bafite imbaraga n'ububasha bwo kuba bakora ibintu byahindura amateka ku mbaga nyamwinshi mpita niyemeza rero ndamubwira uti bitewe n'ikiganiro tugiranye ndemera ko nanjye tugomba gukorana ndaza nkoreramo iyo ndirimbo nk'uko nabibabwiye uyu munsi hari indirimbo ishobora gusohoka mu cyumweru gitaha ni indirimbo nise ngo ni isaha itaragera ni indirimbo mfatanijemo n'umusista umwe uvuka mu mujyi wa Kigali witwa Aime we wamfashije muri karasi muri make yanjyewe nabonye ari amahirwe yandi mbonye nk'umuntu wari uvuye imageragere mu by'ukuri mageragere ntago nigeze mpembwa mu myaka hafi ine namaze icyo nahembwaga ni ibikombe 2 by'ikigori n'igikoma litiro imwe kuza rero ngahura na studio mfite na tara kandi studio noneho itansaba imbaraga z'amafaranga y'umurengera bemera gushyigikira tara mfite tugafatkanya tukareba ko aho byagera kuri njyewe byabaye andi mahirwe yo kwigaragariza abantu ko mpari ikindi kintu cyanejeje ni uko naje kunezezwa n'uburyo noneho ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Nyamasheke uyu munsi bafite umumama navuga ngo arasobanutse arashyigikira urubyiruko twagiye tujyayo kenshi kuharirimba tukagenda twitegeye amazi wanyweye ukayigurira ariko nibura nabashije kumushima ko icyo yaragihinduye buri musani wa participye kuri stage uri kuri liste nibura ahabwa transport yamuzanye nimusubizayo n'amazi yo kunywa ku kigo cy'urubyiruko cya Nyamasheke cya Nyamasheke Rusizi bimeze bite Rusizi ntabwo tuyizi yitwa nde mama yitwa Salome yitwa Salome ikigo cy'urubyiruko cya Nyamasheke niba dukumva ndamusuza cyane nageze no kuhagera mu kiganiro bite mu baturage ubwo binteye amatwi kuzongera kuhagaruka nimutegura igitaramo muzantumire rwose turagutumira ko kuri 14 muri celebration tuzaba turi gufatamo 14 zaba ari kwa kangahe ari kwa gatanu hanyuma urumva ko ibyo byose hari n'ibyahindutse uyu munsi bimeze neza n'iki rero nk'abahanzi turenge Nyamasheke tuvuge muri rusange kuko ari n'udukurikira uri mu mujyi wa Kigali avuga ati wow Stizi haje studio niki aya mahirwe ya IG record iri mu Busheke Nyamasheke mugiye kuyabyaza iki mugiye gukora iki kugira ngo ibyo mwahoraga mubona nk'imbogamizi umunsi ikigo cy'urubyiruko kirabafasha kirabashyigikiye karere karabafasha igihugu kirabafasha kitaye ku muziki umunsi na ministeri ishinzwe abahanzi ministeri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi ngira ngo ubushize minister ni Abdallah ubwo yazaga Nyamasheke yarabazaga turi ku muhanzi witwa Dog yagiye urumva ko ikintu umuhanzi abazwi umuhanzi abafite ibintu abafite ubutumwa atanga yari bwiza ko bisa kose buramumenyekanisha mugiye kubibyaza gute umusaruro murakoze ku giti cyanjye n'ubundi nagiye nkunda kuvuga ko naje bucecenera imenyende zaciye akenge nje ntaga ya mahirwe nzayarekura nzayabyaza umuhungu n'umukobwa muri make navuga ngo ni amata yahuye amata yabyaye amavuta gusa iyi saha mbo hari imikoranire imbere twari dusanzwe tugirana n'akarere ariko naje gusanga mu by'ukuri ikibazo si akarere kuko no mu gihe Alexis Stone amaze afite studio ntekereza ko abona ko abahanzi b'Inyamasheke benshi ni abantu bavuga ko ari abasitari ku rurimi ariko ibikorwa bidahari ibikorwa dukeneye ibikorwa ugasanga uri ku itari yandi umuhanzi n'iki nagera kwa Alex akambwira ariko abo bantu bavuga ko ari abahanzi ngiye kumara amezi arenga 3 hano ntababona bari nanjye nkibaza ati bari kuva na kera na kare rero n'ubundi naje nsanga na Boston amaze imyaka hafi
batatu ariko hari abavuga ngo turi abahanzi turi abasitari ariko ku munwa ku magambo so njyewe rero icyo navuga mu by'ukuri hari impano zitavugwa yego kandi zikeneye guhabwa amahirwe ngo nazo zigaragaze ndashimira Lexington n'akarere ka Nyamasheke ndetse n'ikigo cy'urubyiruko Mama Salome ndamushimira cyane na Minisiteri y'Ubuhanzi y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi kubera igihe kirekire cyari gitambutse hanyuma Stone ndabizi ko mu studio yawe ikintu nabonaga wibandagaho cyane ufite imishinga ngiye gutangiza amarushanwa ikinyaga wadi ntigomba kugenda gutyo ibyo bintu umuntu udukurikiye ubwo bushobozi wabukuye murakoze cyane mbere na mbere mfite ubumuga bw'ingingo kuko hari ubumuga butandukanye ariko ubwo mfite ngewe ni ingingo ubwo bushobozi cyangwa kumva nakora ibyo bintu nk'ufite ubumuga kuko ntabwo kuba ufite ubumuga ntabwo wabura gukora nk'ibyo abandi bakora ahubwo hari ibitaba bitworoheye ibi bisaba ko kwifashisha abandi nk'urugero nk'umuntu ufite ubumuga hari imbogamizi n'inzitizi agira nk'ubu ngubu kuba nazanye n'umuvandimwe hari inzitizi n'imbogamizi zavuye kuko ndi kumwe nawe rero no muri studio hari ibintu bitaba binyoroye kubikora niyo mpamvu mba mfite n'abanyunganira nko dukorana bitwa Frank on the beat inaho aranyunganira nyine muri cyo gihe kugira ngo nikurireho inzitizi noneho kugira icyo gitekerezo nk'umuntu ufite ubumuga kugira ngo shinga studio cyambere cyo ni ubumenyi nabanje no kubikunda itashaka n'ubumenyi kandi nanashimira cyane cyane ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke hari amahugurwa baduhaye mu ntara zose zo mu Rwanda akarere ka Nyamasheke niko konyine katuranyijwemo ukuye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda hose mu turere dutatu twakoze ayo mahugurwa urumva icyo kintu yego rero amahugurwa icyo yaragamije ni yitwa weekend work ufite ubumuga yashobora gukora nk'ibyo abandi bakora niyo mpamvu rero haba ibyo bitekerezo byinshi cyane imishinga ikomeye garagaza impano yawe n'ibindi n'ayandi maproje azajya afasha abahanzi rero nahise mbihuza na business nkora sanga ari amata nyine yabyaye amavuta uyu munsi ari umuntu udukurikije ushobora kuba afite ubumuga akavuga ati nzajya ku muhanda nzajya gutya nitwa ubwa ubumuga abantu ashaka kungira impuhwe akaba yamana icyo gihumbi kandi afite impano uyu munsi wowe impano yawe ntabwo igusaba ahubwo iraguha amafaranga ni iyihe message icyo mvuga burya ku muntu ufite ubumuga iyo umubonyemo ubushobozi ntuzamugirire impuhwe ahubwo uzagira ubushake sinzi niba uri kumva icyo kintu kubyumva niba umbonyemo ubushobozi bwo gukora production cyangwa uvuga ngo ndagutera inkunga agira ngo ungirire impuhwe zo kuntera inkunga wagira ubushake impamvu uri kubivuga impuhwe zirarangira ariko ubushake buhoraho ushobora kurwaza umwana wawe ariko ufite bwa bushake bwo gufasha umuntu ukamufasha bitewe n'uko ari ubushake nk'umuntu ufite ubumuga rero kwinjira ufite impano muri studio yanjye ntabwo iheza afite ubumuga kuko muri projet ufite ahazaza nko mu myaka nk'itanu iri imbere ndashaka yuko yigaragaza impano yawe izaba ifite icyiciro cy'abafite ubumuga ku buryo ufite ubumuga nawe azaba nta muntu bakopeta cyeka ufite ubumuga kandi muri iyo gahunda ntabwo nzangiye impuhwe kuko nanjye nzaba ndi umujaji nzaba ngiye ndi gushaka ya mpano uzareba ku bushobozi yabo nzareba ku bumuga afite urakoze cyane uyu munsi ufite na gahunda yo ko mu marushanwa uzajya ukoresha hazaba harimo n'abafite ubumuga cyari kubitegura ariko hari ayo wamaze gutegura uyu munsi umuhanzi ugomba kwitabira irushanwa arasabwa iki icyambere cyo ni ubushake akaba afite n'ubushobozi kuko impano nzerekana muzumva zihita zitanga itandukaniro n'amarushanwa yagiye aba muri Cyangugu nego abahanzi baturutse he nahe bitewe n'ubushobozi bwa IG Record Studio n'ubwumvikane bw'ikigo cy'urubyiruko cya Karere ka Nyamasheke ngiye nahise
mitamo kubanza guhera ku banyeshuri bo mu karere bo mu kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Nyamasheke ariko iki gikorwa kizakomeza no ku rwego rw'akarere ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu. Why not? Uyu munsi ugiye kubanza kuzamura impano ziri mu kigo cy'urubyiruko mu karere ka Nyamasheke. Urakoze cyane. Hanyuma Dig Dog indirimbo amaze gusohoka ni yihe muri IG Record kugira ngo tunarebe uburyo twayizamurira abanyarwanda. Murakoze. Indirimbo yamaze gusohoka yitwa Ntiyapfuye. Uvuga gani wadigi sigo ko ni muzateho tutababarira oya nashakaga kubwira abakunzi ba muzika muri rusange by'ubwihariko ihane wacu mu Kinyaga. Nashakaga kubabwira ko umwami atapfuye akiriho. Yitwa Ntiyapfuye by Wadigi. Iyo niyo ndirimbo igiye kumara nk'ukwezi isotse. Ariko icyo navuga cyo hari indirimbo igiye kuvugisha abana amagambo. Indirimbo ivuga ngo nisa itaragera. Nisa itaragera. Niyo ndirimbo iri buze vuba. Iraza ryari? Iraza ntago biri burenge mu matariki 15. 15 z'uko kwezi. 15 z'uko kwezi. Kuko nje urabizi ntago mba nshaka kuza hano ngo mvuge ibintu byinshi ahubwo mva numva nakora byinshi akaba ari byo bimvugira. Well, ni byiza cyane. Hanyuma reka tunagane ku misozo duhere kuri Pasiteri. Pasiteri message aho umuhanzi dukurikira akanya by'umwihariko nk'umuntu uba muri IG Record ni iyihe? Murakoze cyane. Message natanga nk'umuntu aturutse muri IG Record ku muhanzi wifuza gukoresha indirimbo ni welcome, twamuha ikaze kuko ibikoresho turabifite bikenewe kugira ngo umuntu aba yakora indirimbo ifite karite. Si n'ibikoresho gusa wanamuga n'ibikoresho biba bikenerwa n'ubumenyi kugira ngo umuntu abashe kubikoresha. So kintu rero umuhanzi wese ntabwo agomba kwitinya, agomba kuza muri IG Record tukabasha kumukorera umuziki yifuza kugira ngo ntibongeye kwanga babuze aho bakorera ibihano. Nibongeye kubivuga. Za murakoze cyane Pastor Alexis Stone. Mbere na mbere cyo nasoza mbere na mbere nabanza nkashimira ndashimira umuhanzi witwa Bazobahe James kuko ni umuhanzi utagiye intege guhera za 2009 aracyakorana n'ubu Bazobahe B James. Nkanashimira na producer dukorana Frank on the beat. Nkamushimira cyane ko yambereye inyunganira ngingo. Nkanashimira n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke. By'umwihariko umudamu witwa Salma umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Nyamasheke. Namugishirijeho uwo mushinga nta kuzuyaza bati abana banjye rwose bafashe. Soza nagiraga ngo abantu bose batangariza nyine cyo gikorwa kikagaragaza impano yawe kirahari kandi kizakomeza. Nshishikariza n'abahanzi kugana studio IG Record studio ntago ibiciro ari bikanganye. Dukora mu karere ka Nyamasheke. Ikindi nabwira abashaka kumva za ndirimbo ziri karite dufite amarebo dufite gakondo riyo Empire. Hariho izo ndirimbo zose za Dig Dog no ibikorwa bya Dig Dog bizoza binyura. Dufite niyo bita I Gospel Empire. Kandi kubifuza nyine kugana studio ntabwo nabura ko ba contact kuko muri kano kanya ari umuhanzi wise uvuga ngo ngomba gukora muri studio yitwa IG Record studio. Naba contact bakazaduhamagaraho niza kazi. Contact ni 0722 6 11 28 92 0722 6 11 28 92. MTN ni 07 9 6 12 18 48. Dukorera mu karere ka Nyamasheke kuri site y'ubucuruzi buhinga. Wahageze wahita uduhamagara. Murakoze cyane Dig Dog. Ni